byiza, ariko ubu bukene bundiho, ariko ibibazo bindiho, ariko izi ndwara zidacika, ariko ibi bibazo bidarangira, ariko ibintu byinshi bigaruka bigenda bikagaruka, ariko iyi cercle nasohokamo, ariko yabitewe n'iki? Kubera iki ibi bintu? Kubera iki izi ntambara mu rushako? Kubera iki ubukene? Kubera iki izi nyati? Iyo umuntu yafashe umwanya wo kwisubiramo akiyinira, akisuzuma atibabarira, akareba neza ko akihagaze mu byo kwizera, atibeshya, kwicara ku ntebe no guhagarara mu byo kwizera biratandukanye. Guterana ku cyumweru no guhagarara mu byo kwizera biratandukanye. Bene data, reka mvuge ukuri imbere yanyu. Ndagushima kubw'ijambo ryawe, ndasenze ngo uvugane natwe, uncishemo amagambo yawe, uvugane na buri muntu wageze hano. He kugira umuntu uri busohoke hano nk'uko yaje. Ndakwemereye Mwuka Wera, we mwigisha mwiza, icyubahiro cyose kigarukire data mu izina rya Yesu. Turi mu kwezi twise ngo ni ukwezi ko kugarurirwa byose. Vuga kugarurirwa byose. Vuga kugarurirwa byose. Bamaze kudusomera inkuru, umuntu umaze iminsi mu rusengero wabaye muri Sunday school yizeho y'umwana w'ikirara. Nta muntu utayizi inkuru y'umwana n'umuntu umaze nk'umwaka mu rusengero. Ndashaka kuvuga ku kugarurirwa byose. Bibiliya itubwiye inkuru y'uyu musore yari umuhererezi kwa se, ko se yari afite abahungu babiri bari mu mitungo ya se ibashize hamwe. Umunsi umwe umwana asaba umugabane we. Amaze guhabwa kubona umugabane we, ngo ajya kure nk'uko abarokore benshi basaba umugisha bawubona bakajya kure. Urabona hari igihe dusaba Imana yadusubiza tukajya kure. Niko byabaye kuri uyu musore, nawe yarashubijwe na se amuha umugabane umukwiriye. Bibiliya ntabwo ivuga ngo yagiye mu byaha, ariko Bibiliya ivuga ngo yagiye kubyayisha. Ntabwo Bibiliya itubwira ko yagiye gusambana, ariko uburyo yabyayishije ko sinango tukuzi. Ariko yaragiye aragaspiya, arangiza agera mu gihugu cyo kwangirizwa, ibintu bimushiraho, ubutunzi bw'umurage umushiraho. Bibiliya irambwira ngo ageze aho atangira gukena. Gukena ni ikintu kigusura ukumva imirindi irinjiye. Wajya gukora umufuko ugasanga hambaye ubusa, wakanda kuri telefone ureba kuri konte bimeze ugasanga zero. Wareba natwa tundi wahunitse ugasanga natwo twakozweho. Yisanga nta kimuramira kigihari. Bibiliya irambwira ngo ari muri ubu buzima yigira inama, ariko akiri muri cya gihugu. Hari igihe tuba muri iki gihugu ariko tukiri no muri cya gihugu. Umwana umwe baramubwiye ngo pfukama, aravuga ngo ndapfukamye ariko mutima ndahagaze. Urumva? Hari igihe umuntu aba muri iki gihugu ariko umutima ari hakurya. Kuko Mukarote niwe mfasha nyigisho nziza. Yarebaga mu gihugu cyo gutabarirwamo, ariko umutima umubwira ngo ariko warebyeyo. Uko niko benshi dufite hano, bari hano physically ariko moralement spirituellement. Uyu musore we yarakiriyo. Ibyanditswe byera birambwira ngo ariyo ajya gushakira y'akazi. Disi yarakabonye habaye akazi. Ajya ku muntu amusaba akazi, arambwira ngo je nunze ingurube nyinshi, ndaguha akazi mu ngurube zanjye. Amushira mu ngurube. Bwira umuntu uri hafi yawe, mbwira ngo igihe cyose wagiye kure y'Imana ukorera ingurube. Aragenda akorera ingurube. None ikibazo cyari kiriyo, yifuza kubona ibyo kurya bimuhaza. Ntushobora guhaga ukorera ingurube. Zirarya, iyo zanashonze zirya n'ibyana byazo. Abantu
ntushobora gukora mu ngurube ngo uzarye uhage, ngo abone akazi mu ngurube. Tubonye nigeze kwicaza abadamu bamwe bakoraga uburaya mu migina, najyaga njya kubasura saa 5 babyutse, saa 5 saa 6 saa 7, nkagenda nkabate ko nari dufite itoro hariya mu migina, ndabicaza ndababaza, bene data ko Yesu abakunda, bandeba nabi bakareba hasi, ko Yesu abakunda, ngo niki kibikubwira? Ndavuga arabakunda, nukuri murarushe. Ngo niki kikubwiye ko muruturushe? Murarushe nukuri, reka mbabaze ko murara mu mbeho buri munsi mwambaye ubusa, mbabare mu mwiza ukuri, tuganire nk'abavanye, kuko ndababona ndabakunda, muri abantu bari bakwiye kubahwa. Kuki mwemera kwisuzuguza? Mumbwire iminsi umaze wambara ubusa urara mu mbeho uhura nabo udashaka, mbwira ikintu wazigamye muri umwe muri mwebwe, mbwira ikintu yaba yarashyize muri konti avuga ngo uyu muruho wanjye byibuze na savings aye. Barareba n'umwe araturika ararira. Yawe wambwiza ukuri cyo mwamara savings kuri konti, umwe araturika ararira, atangira kuzana ibimyira, ambwira ngo pastor ntacyo. Ndavuga se mukorera iki? Baravuga ngo umugati w'umwana, urumva nabyariye abana hano kandi ngomba kubarera, icyo ngiye cyose no gushaka umugati w'aba bana, ntacyo mfite. Ndabaganiriza baranihana, ariko menya ko gukorera ingurube ntushobora guhaga. Vuga gukorera ingurube. Bibiliya mwira ngo aragenda bakorera ingurube, akorera ingurube, ashaka ibyo kurya byamuhaza arabibura rwose, abuze ibimuhaza, ngo araza aricara yisubiramo. Vuga ngo gwisubiramo. Natangiye mbwiriza kuva kuwa kabiri, ndavuga ngo ntushobora kugarurizwa utazi ko watakaje. Ndacyakuvuga nanone uyu munsi muri aya materaniro nkubwire ngo hari ibibazo bitazavanwaho keretse umunsi uzamenya ko gihari. Iyo utaramenya ko hari ikibazo nikijya kivaho. Bibiliya irambwira ngo amenya ko ibyo yashakaga kumuhaza bidashoboka, yisubiramo. Uyu munsi ndashaka kuganira ku magambo 3 cyangwa 4 avuga imfunguzo ushobora gukoresha muri urugendo, muri ubu buzima, kugira ngo ushobore kugarura ikintu cyose umwanzi yatwaye. Hariho imfunguzo. Ndashaka kubaganiza ku mfunguzo 3 cyangwa 4 uko umwuka wera ari bunshoboze, zakubashisha kugarura byose watakaje. Uyu muhungu yari yamaririje, ntacyo yari asigaranye, yari asigariye aho kugeza umunsi yisubiyemo ariganira. Ngo Philomene yavuze ngo Philomene, nongera kuvugana na Philomene, Philomene avugana na Philomene, ibyo byita kwisubiramo. Yisubiramo, yisubiramo, yisubiramo. Ikibazo cy'abana b'Imana kenshi ibintu byose bashaka kubifata nkaho bisanzwe. Abantu batisubiramo ntibajya bava mu ntambwe ngo bagere mu yindi. Iyo umuntu yatangiye kwisubiramo, atangira gusobanukirwa ikibazo afite. Abantu benshi hari n'ukuri badashaka kumva, badashaka no guha agaciro kubera kwanga kwisubiramo. Yisubiramo, ariganiriza wenyine. Nango umwuka wera yamusanze, nango yahishuriwe bene data, nango ari umuhanuzi waje kumuhanurira, ahubwo yafashe igihe, kuko ari ubushobozi Imana yahaye uwaremwe wese, yaduhaye ubwenge bwo kwitekerezaho. Yisubiramo, yitekerezaho, ayafata ibyemezo, aribwira ibyo akwiriye gukora. Ndavugana n'abantu banyumva. Yisubiramo. Bantu b'Imana, hari igihe bitari ngombwa kujya amasengesho, kujya kwiherera iminsi 3 usenga. Hari igihe ushobora kwiherera ugiye gutekereza, kwisubiramo, ugafata retraite, ugakora croisade, ukajya kwicara ahantu ugasenga iminsi 3 udasenga ariko ugamije kwitekerezaho. Bibiliya irambwira ngo yisubiramo. Barokora ikibazo kinini toro rifite, abantu nibisubiramo. Bibiliya avuga ngo nimwiyinera mukisuzu,
nimwagirwaho n'urubanza. Niwababara, hari ahantu utagera. Yisubiramo. Aya basomera abakorino bakabiri. Urufunguzo rwa mbere rw'ingenzi kwisubiramo. Kwigarukaho, kwitekerezaho, kwisuzuma, kugira umwanya wo kwiyambika ubusa ukireba. Ngaho ni mwisuzume ubwanyu. Ntukeneye umuhanuzi, ariko ushobora kwisuzumuka. Ariko umuntu akubwira ibyo wangije ubizi. Ukeneye umuhanuzi ko wahombye. Hagize umuhanuzi ngo warahombye. No. Ukeneye umwuka wera ukubwira ngo warahombye. Ukeneye umwuka wera kuza ukubwira ngo byaranze. Ngaho ni mwisuzume ubwanyu. Mumenye yuko mukiri mu byo twizera. Mukiri mu byo kwizera kandi mwigerageze. Ni byiza, ariko ubu bukene bundiho, ariko ibibazo bindiho, ariko izi ndwara zidacika, ariko ibi bibazo bidarangira, ariko ibintu byinshi bigaruka bigenda bikagaruka, ariko iyi seride nasohokamo, ariko yabitewe n'iki? Kubera iki ibi bintu? Kubera iki izi ntambara mu rushako? Kubera iki ubukene? Kubera iki izi nyati? Iyo umuntu yafashe umwanya wo kwisubiramo akiyinira, akisuzuma atibabarira, akareba neza ko akihagaze mu byo kwizera, atibeshya, kwicara ku ntebe no guhagarara mu byo kwizera biratandukanye. Guterana ku cyumweru no guhagarara mu byo kwizera biratandukanye. Bene data, reka mvuge kukuri imbere yanyu, biratandukanye guterana no guhagarara mu byo kwizera. Umuntu yaterana amaze kugambana, umuntu yaterana amaze kwiba, umuntu yaterana avuye gusambana, umuntu yaterana avuye mu mabi y'uburyo bwose, ariko aravuga ngo ngaho ni mwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo kwizera kandi mwigerageze. Mbese nimwimenya kandi nimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe. Oh no. Keretse ahari mubaye abagabo. Kwisuzuma kubyara kwisobanukirwa biguhashya kumenya uruhande uhagazemo. Ariko narasohotse, naragiye, cyangwa ndacyabihagazemo. Barokore bene data, iyi Imana ninegurizwa izuru irabizi. Hari hame rimwe tugira mu rugo rwanjye, iwanjye n'umudamu wanjye. Nitujya dusengera ikintu kubera ko gihari. Ikintu cyakomeye turicara tukisuzuma, tukareba uruhare rwacu mu kibazo, tukinira, akanshinja nkamushinja, tukavuga. Twamara gushira ibintu hasi tukavuga ngo turatera kuyihe namwe. Yitwa kwihana cyangwa iravuga ngo Mana twibuke. Ntabwo ushobora kubwira ngo Mana nyibuke utazi uko. Na Ezekiya yavuze ngo Mana wibuke uburyo nagendaga imbere, ariko urayibwira ngo nyibuke, kwibuke. Yibuke ko uvuye gusambana, iraguhemba. Yibuke ko wagambaniye umuntu, iraguhemba ijyanye nabyo. Yibuke iki? Mbere yo gutangira gusenga, umurokore ushaka kugarura ibintu atangira kwisubira. Vuga kwisubiramo, kwireba. Ese ndacyahagaze mu byo kwizera? Guterana no guhagarara mu byo kwizera biratandukanye. Ndavugana n'umuntu muri iki gitondo. Yesaya, Zaburi 44:4. Zaburi 44:4. Ndavuga kwisubiramo, kwisubira. Torero rya Kristo, Imana si umugome. Irashaka kugarura byose, ariko irahera he. Maze iminsi mbwiriza ubutumwa, nkaza gusoza nifite ubwoba. Ese abantu mbwira barakwiriye? Aya magambo mvuga ni meza, ariko arabakwiriye? Kuko atari yabo nkota yabahaye guhindura igihugu,
kandi atari ukwabo kuboko kwabakijije, ahubwo ni ikiganza cy'iburyo n'ukuboko kwawe n'umucyo wo mu maso hawe, kuko wabishimiraga. Ndashaka kuvuga aya magambo. Kwisuzuma bibyara kwihana, kwisuzuma bibyara gutunganya, kwisuzuma bibyara kwigorora, kwisuzuma bibyara kunezeza Imana, kandi kunezeza Imana birekura ikiganza cy'Imana gukora. Nango wagarurirwa ukoresheje imbaraga n'ubwenge bwawe, keretse ugeze mu gihe Imana yakwishimira ikakunezererwa, kubera ko wafashe umwanya wo kwisuzuma, ukamenya ko ugihagaze mu byo kwizera, ukamenya ko ukiri mu busabane nayo, ukamenya ko ibigusanga atari bigwihwitura kugira ngo ugaruke. Iyo wamaze kumenya eta yawe, reka mvuge mu mwuka, ushobora kwihana, ushobora gukosora, ushobora gutunganya, ushobora vuga ngo ushobora gusubira mu kunezeza Imana, kuko mu kunezeza bene data, kuko atari yabo nkota yabahaye guhina. Ndashaka kubwira ngo si n'imihogo yawe no gukoresha agatuza kanini wirukana dayimoni biguhesha ubutsinzi, ahubwo ni imbaraga z'Imana, ni inkota y'Imana, ni ugufasha kw'Imana, n'ikiganza cy'Imana kidushoboza, kuko twahisemo tumaze kwisuzuma. Nyeganyeza umuntu uri hafi yawe, vuga kwisuzuma, vuga kwiyinira, vuga kwisubiramo. Niho bitangira, vuga ngo niho bitangira. Vuga ngo na dayimoni nimwe yashobora guherana ibyawe, na murozi wagumana ibyawe, na satani wafatira ibyawe ngo abiherane. Iyo ushoboye gukoresha imfunguzo nyayo, iya mbere kwisuzuma. Bantu b'Imana, vuga kwisuzuma, kwisuzuma. Wowe urajya ku meza y'umwami, uzi n'urubanza ufite ku mutima, urashaka kubona imigabane yawe. Kwisuzuma, vuga kwisuzuma. Barokore bene data, kwisuzuma, kwisuzuma, kwisuzuma. Mbwira umuntu uri hano ngo Imana yiteguye gukora, ariko itegereje abera. Vuga ngo yiteguye gukora, ariko itegereje abera. Vuga ngo yiteguye gukora ibikomeye, ariko yiteguye abiteguye, gukorera abiteguye. Intambwe ya mbere kwisuzuma, kwiyinira, kwisubiraho umutima. Ndavuga iya kabiri, gutunga umutima w'ubwenge no kumenya. Gutunga umutima w'ubwenge no kumenya. Gutunga umutima w'ubwenge, gutunga umutima w'ubwenge, gutunga umutima w'ubwenge no kumenya. Vuga gutunga umutima w'ubwenge. Abefeso 1:17, Abefeso cyo cyambere, Abefeso cyo cyambere. Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na data wa twese w'icyubahiro, ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ndashaka kuvuga ijambo umwuka w'ubwenge no kumenya, cyangwa reka mvuge ubwenge. Vuga ubwenge no kumenya, ubwenge no kumenya. Ntushobora kugarurirwa Imana itakugiriye ubuntu yo kurekuraho umwuka w'ubwenge no kumenya. Ijambo ubwenge rivugwa mu Cyeburayo ngo ni hokma. Hokma bifasha kuvuga ngo ni ubushobozi bukubashisha gukora. Désigne un savoir-faire, c'est-à-dire une habilité à faire réussir une entreprise. N'ubushobozi bukubasha gukora ikintu kigatungana. Vuga ngo ubushobozi bukubasha gukora ikintu kigatungana cyangwa kigatera imbere. Ubwenge n'ubushobozi bukubashisha gukora ikintu kigatera imbere. Murankurikira?
ndashaka kuvuga ku bwenge. Somera Yubu 29:3. Icyo gitabaza ryayo ryamurikiraga umutwe, ryamurikiraga ku mutwe, nkagenda mu mwijima nyobowe n'umucyo. Ubu bwenge ni umucyo w'Imana urasira ibitekerezo n'ubwenge bw'umuntu, ugashobora kubona urufunguzo rwagucishaho abandi bananiwe gucya. Reka mbwira umuntu, umuryango ushobora kuba munini cyane iyo ubonye urufunguzo uba ufite ijambo rya nyuma kuri wo. Ubwenge ni urufunguzo rw'ubutsinzi mu nzira z'abera zose. Oh no. Ubwenge ndabaha ingero zo muri Bibiliya. Ubwenge, vuga ngo ubwenge. Iyo mvuga ubwenge, dufite ubwenge bw'amoko 4. Yakobo 3 aravuga ngo ubwo sibwo bwenge bumanuka buva mu ijuru. Hariho ubwenge bw'inyamaswa, hari ubwenge bw'isi 3:17. Hakaba ubwenge bw'inyamaswa bana, hakabaho n'ubwenge bw'abadayimoni. Ariko bumanuka buva mu ijuru bufite ukuntu bukora, butanga solution, butanga igisubizo, butanga uburyo bwo gukora ibintu, bukwereka icyo kwiriye gukorwa, bikubwira igikwiriye gukorwa muri buri situation. Oh haleluya. Ubwenge bwakubwira ngo gusohoka muri ubu bukene ugomba kubiba. Ubwenge bwakubwira ngo urafata amasengesho y'iminsi 3. Ubwenge burakubwira ngo ugomba kwihana. Mwene so wakuboshye umutima kugira ngo ugendere umudendezo. Ubwenge butanga igisubizo gituma uteza imbere icyo warotaga gukora. Ubwenge, vuga ngo ubwenge. Yubu yibuka igihe, aravuga ngo icyo gihe, iki gihe murakizi barokore, itabaza ry'Imana rikimurikira ubwonko bwa Yubu. Mbereke Yubu ibintu yakoraga igitabaza. Icyo gitabaza ryayo ryamurikiraga ku mutwe wanjye, nkagendera mu mwijima nikanga gusitara, kubera ko nabaga nyobowe aho abandi basitaramana agacika. Nagendaga mfite amahoro nkarengana, nyobowe n'umucyo wanjye. Mbabwira uko byari bimeze kuri Yubu. Mbereke ubuzima bwa Yubu muri iki gihe. Yesu ashimwarurira mu bice cya mbere. Murongo wa mbere. Yubu igice cya mbere umurongo wa mbere. Yubu igice cya mbere umurongo wa mbere. Yubu apana Yakobo, Yubu igice cya mbere umurongo wa mbere. Mu gihugu cya Usi, muri iki gihugu Yubu yaratuyemo cyitwa Usi, hari umuntu witwaga Yobu. hari hatuye umugabo witwa Yubu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye. Uyu mugabo kubera ko umucyo wari ukimurikira muto, yarazi ibibi akabyita ibibi, ibiteye ishoza akabikamutera iseseme, iby'umwanda bikitwa umwanda. Byatumye aba umukiranutsi kandi utunganye. Wubahaga Imana akirinda ibibi. Wubahaga Imana ye akirinda ikibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. Kubera iri tara byatumye atungana, byatumye yirinda. Kuko acte yose yapozaga yarayobowe n'ubwenge bw'ubumana bwari bumurimo. Barokora murankurikira. Ingaruka zabyo yabyaye ibitsina 2. Komeza. Yari atunze intama 7,000. Icya kabiri yari umufermier wemewe n'amategeko. Icyo gihe za kuba mu Rwanda yajya kuba agisha Dr. Solange inama. Amen. N'ingamiya 3,000. N'ingamiya yari afite, ingamiya yari afite bya rukururana bingahe?
ibihumbi 3. yari afite za remorke ibihumbi 3 zizana marchandise ivanata ku cyambu. Amapfizi 1000 yo guhinga. Yari afite na za tracteur. Ndacyakubijyanisha n'iki gihe. Uyu mugabo yari umukire kubera ko ibintu byose yakoraga byayoborwaga n'ubwenge bumanuka buvuye no. Kuko itabaza ry'Imana ryamurikiraga mu mutwe we, yakiraga igitekerezo gisobanutse kitemba kiva imbere. Agira umuntu usenga akira ikiganza kumuvuga ngo Mana yanjye, ndakwinginze ngirira imbabazi, umeke ubwenge bwawe. Itabaza ryawe rimurikira ibitekerezo byanjye. Itabaza ryawe rimurikira ibitekerezo byanjye mu izina rya Yesu. Sinshyakugangiza iyi nkuru. Uyu mugabo yubu iritabaza rikiriyo. Mugabo nta kintu yakoraga cyangaga. Yarahingaga bikera, uzabaze Isaka asanga Abimeleki ashonje, yarashobewe n'abaturage be. Umugabo abibira muri icyo gihugu Abimeleki yategekaga ku gasambu yaramuhayeho. Bibiliya ivuga ngo ibyo yabibye muri uwo mwaka byikuba inshuro 100. ngo uwo mugabo aragenda arakira, arushaho gukira cyane kubera ko itabaza ry'Imana rya lombra katosa handa, kubera ko itabaza ryamurikiraga ibitekerezo. Vuga ngo Mana cyami itabaza ryawe rikamurikira ibitekerezo byanjye mu izina rya Yesu. Vuga ngo itabaza. Vuga ngo itabaza. Vuga ngo itabaza ry'Imana. Imigani 11 umurongo w'9. Kugira ngo usoke muri izi situation ukeneye itabaza ry'Imana, ukeneye ubwenge bw'Imana, ukeneye ubumenyi bw'ijuru. Yesu ashimwe. Utubaha Imana yicisha mugenzi w'akanwa ke, ariko umukiranutsi akarongo kake cyako karo, ariko umukiranutsi azikirisha ubwenge bwe. Bene data, ikiri bukuvane muri icyo kibazo n'ubwenge Imana irekura ku buzima bwawe, kuko umukiranutsi azikirisha ubwenge bwe. Umukiranutsi yikirisha ubwenge bwe. Sinzi kumvugana nabo. Vuga ngo Mana yanjye mwami wawe, mu bwenge bumvana muri izi ntambara, mu bwenge bwangarurira byose, kubera ko umukiranutsi azikirisha ubwenge bwe. Iyo umukiranutsi amerewe neza, umudugudu urishima. Ndashaka umudugudu w'iwanyu batangira guhimbaza Imana. Nifuza ko umudugudu w'iwanyu utangira guhimbaza Imana, kuko umukiranutsi yanezerewe umudugudu urishima. Ariko umukiranutsi akizwa n'iki? N'ubwenge bwe. Mwuka wera mfashe uyu munsi, ndashaka kuvuga ku bwenge muri context y'aya materaniro y'uyu munsi. Sinakabuvuze buragutse. Burya umugore uzubaka urugo rwiza n'ubwenge. Kwabanga ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rugakomezwa no kujijuka. Business yose zakomereye yubakishwa n'ubwenge bw'Imana. Bene data, promotion ihagamye ahantu izamanurwa n'ubwenge. Oh hallelujah, oh hallelujah. Bene data, ibintu bihagaze hakurya yawe bikuruzwa n'ubwenge. Ubwenge bukuvana muri situation, ubwenge bugakwicaza mu mwanya ukwiriye, ubwenge buhindura amateka. Ubwenge. Ariko umukiranutsi azikirisha ubwenge. Bamwe bavuma ababahesha umugisha, abanyabwenge barabumvira. Abaswa basuzugura ubuyobozi, abanyabwenge baraganduka. Reka ndaza kuvuga. Bakundwa, reka mbanze mvuga iki kintu. Bwira umuntu uri hafi ya ngo Imana irabishaka kugarurirwa byose. Vuga ngo Imana irabishaka. Nangwa ari morale naje gutanga.
imana irabishaka. Impamvu ibishaka ziruzuye. Imana irabishaka. Vuga ngo imana irabishaka. Imana irashaka kugarurirwa byose. Imana irabishaka. Mbwira umuntu ngo imana irabishaka. Imana irabishaka. Irashaka kugira izina rikomeye. Imana irabishaka ko wubahwa mu mudugudu. Imana irabishaka utera imbere. Imana irabishaka ukomera. Imana irashaka uhinduka ishimwe ry'izina ryayo. Imana irabishaka kuva mu rwego ujya mu rundi. Ubwo ni ubushake bwayo. Umugabo umwe w'umupembe yavuze ijambo, aravuga ngo washaka wabaje. Yesu aratangara, urakibaza ko nshaka kandi aricyo cyanzanye? Urakibaza ko Imana itangazwa n'abibaza ko ishaka ko batabara, ishaka ko bakira. Imana irabishaka kugarukana byose wanyazwe. Imana irabishaka kugarukana byose. Oh haleluya. N'ubushake. Kubera icyo ari ubushake bwayo. Bwira umuntu ngo kubera icyo ari ubushake bwayo. Kubera icyo ari ubushake bwayo. Kubera icyo ari ubushake bw'Imana. Abagalatiya lambrosatele makuri bababayan lomrata masende lelemroto rabalabalaba lemroto makuri bababayanda. Vuga ngo Imana irabishaka. N'ubushake bwa subw'umwana w'umuntu. N'ubushake bwayo. Vuga ngo subw'umwana w'umuntu. Abagalatiya 1:24. Abagalatiya 1:24. Nuko ibyo bigatuma bahimbaza Imana ku bwanjye. Ibikoze. Vuga ngo ibikoze. Bituma bahimbaza Imana kubwa peace, kubwa ino. Itabaye peace. Ibikoreye Philomene bituma mu kiriya kigo bahimbaza Imana ya Philo. Ibikoze kubwa William bituma bazi William bavuga ngo byararangiye, bahimbaza Imana kubwa William. Bituma impamvu ibishaka nuko ibintu dukorera bituma. Niyo mpamvu kizira kwigukorera ikintu ukagihisha, kuko icyo ukora ugomba kucyamamaza by'abana nguka cyane kuri televiziyo kugira ngo bahimbaze Imana ku bwawe. Ugomba kubibwira bera, ugomba kubibwira abakunda Imana, ugomba kubibwira n'abatayizi. Impamvu batayizera nuko bazi ko itashobora gukora bene ibyo. Iyo bamenye ko ushobora gukora bene ibyo, bahimbaza Imana kubw'ubuzima bwawe. Vuga ngo bahimbaza Imana. Vuga ngo bahimbaza Imana. Yohana 15:8 usomere wumve. Yohana 15:8. Vuga 15:8. Aha. Ijambo ry'Imana riragira riti ibyo nibyo byubahisha data. Ibyo vuga ngo ibyo. Iyo itangiye kugarura. Ibyo bituma byubahisha data. Ibyo ya mirimo y'ibitangaza. Igihe Elizabeth yabyaraga, bose baje kwizihiza. Ibyo bituma byubahisha data. Vuga ngo bituma byubahisha data. Igihe Sara yabyaraga, n'abatabyemera baraje bahimbaza Imana, kuko ibyo bituma bahimbaza data. Ibyo byubahisha data. Niko wera imbuto nyinshi mukaba bigishwa ba. Iyo muri business byunguka, imbuto ziro kwigwira. Mu kazi hari ubuhamya bwinshi, mu rugo hari ubuhamya, mu mudugudu bavuga ngo waburaye ashobora kubona icyo kurya kwa Inosa. Ibyo nibyo byubahisha data. Iyo umukene ageze ugakora umufuka akarya, ibyo nibyo byubahisha data. Haleluya torero. Imana irabishaka kuko ibyo ari byo byubahisha data. Nuko mwera imbuto nyinshi. Niyo mpamvu yitaka iyo nsenga mwatanze ibya 10 n'amaturo. Ndavuga data imizabibu yabo nikaragarike, ahubwo yera imbuto nyinshi. Yere 30, 60, 90, 100, 100. Kugira ngo abantu bose bamenye. Kuko ibyo nibyo byubahisha data. Vuga
Imana irabishaka kugira ngo izina ryayo ryubahwe. Ibuza abantu ariko irabishaka kubikora. Itegereje abantu irababuze ariko irabishaka kubikora. Reka ngaruke ku bwenge. Vuga ubwenge. Vuga ngo ubwenge. Iyo Imana yaguhaye ubwenge uba ukeneye kumenya. Ariko si umuntu abubona gute atabufite? Yakobo aduha igisubizo mu gice cye cya mbere umurongo wa 5. Nutabufite abusabe data kuko atimana kandi atishama, kandi abisabe yizeye, kuko umuntu ufite imitima ibiri adashobora kumunezeza. Asabe data. Vuga ngo ni data ubitanga. Vuga ngo data aracyatanga ubwenge. Data aracyatanga ubwenge. Utabufite abusabe. Ariko niba hari umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana. Abantu bose itimana. Abantu bose itimana. Vuga ngo nanjye ndimo. Abantu bose. Vuga ngo nanjye ndimo. Kubura ubwenge uri imbere y'Imana ni ikibazo. Abantu bose itimana. Nango bibo muri Yesu. Itimana. Abusabe Imana. Abantu bose itimana. Kandi azabuhabwa. Ariko rero icyitonderwa, asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanwa karindwi. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana. Ushidikanya ye kugira yuko hari icyo azakura ku Mana yacu. Bisaba gukira gushidikanya, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Hari umuntu utabufite? Hari umuntu utabufite? Hari umuntu utabufite? Bwira umuntu ngo abusabe. Bwira umuntu ngo abusabe. Vuga umuntu abusabe. Imana itimana iha umuntu wese. Iri jambo riramfasha barokore. Numva nanjye natinyuka. Nutigeze ugera mu wa mbere n'uwa kabiri utigeze abona urubaho rwera rwirabura, yabusaba akabubona. Ubu bwenge buruta bumenyi. Nabonye umugabo witwa Tunde Bakari utigeze abona urubaho rwera rwirabura. Ukoresha abantu bafite batinze mu mashuri imyaka, n'abafite PhD n'abakozi be, kandi basaba bakora bandika basaba akazi kuri nyakubahwa Tunde Bakari. Tigeze abona urubaho rwera rwirabura. Yamaze amezi 6 asaba Imana kumukuraho ubukene. Imana imusumurikira n'iritabaza ku bwonko bwe. Uyu munsi n'umwe abagabo bakome bafite amabanki, bafite amateleviziyo, ariko Imana itanga itimana. Lambrosata baboyanda. Vuga ngo Imana itimana yaguha ubwenge. Vuga ngo yaguha ubwenge. Vuga ngo yaguha ubwenge. Vuga ngo yaguha ubwenge. Vuga ngo yaguha ubwenge. Imigani 2:6. Uwiteka ni utanga ubwenge. Ni buva Harvard. Uwiteka ni utanga makabo satabaya. Uwiteka ni utanga ubwenge. Mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka. Iguhaye ubwenge, iguha kumenya. Bene data, ndashaka kubabwira ku mugabo witwa Yubu. Nshatse nasoza, ariko ndavuga kandi gakorogoshwa kamwe kari butume nagwa mu mutego. Somera Yubu 42 murongo wa 10. Yubu Lambrosata baboyanda 42:10. Yobu agisabira bagenzi be. Yubu agisabira bagenzi. Uwiteka ahera ko aramwunamura. Haleluya. Agisabira. Vuga ngo agisabira. Agisabira. Umva ubwenge.
ariko muzaba bagenzi be yasabiraga. Murabazi mwebwe? Murabazi? Aba bagenzi be murabazi? Abamukwenye, abamututse, abamugaye, abamwise umwesikro, abamwise ibandi, abamwise udakwiriye, abamwise umuriganya, abamwise uwananiranye, abamwise amazina agisabira abo. Ibyo bisaba ubwenge gusabira abamukwenye, bisaba bisaba ubwenge bw'ijuru gusabira abanzi bawe umugisha. Rabakahanda bisa. Ariko ndabwirije uyu munsi, bwira ngo bisaba ubwenge, vuga ngo bisaba ubwenge gusabira abagukwenaga, ukabasaba ngo Mana bahire, Mana bateze imbere, Mana bagura. Bisaba ubwenge. Abaswa baravuga ngo Mana bitura ibyo bikwiriye bo, ubakubita ishoka mu mutwe ubice vuba. Abo ni abaswa. Bisaba ubwenge. Yendelembro. Niyo mpamvu Yakobo avuga ngo hari ubwenge bw'uburyo bune. Aravuga ngo ubwo ngo mbona mukorera mbona ngo bumanuka buva mu ijoro. Ubwo ngubwo ni ubwisi. Mbabwira ubwisi uko bumeze. Dr. Edward ngwino nkwereke. Reka mbereke ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi waba urimo bucakura bwinshi. Edward arajya hano, bisa nk'udukomeza hariya ugende buhoro kugira ngo Edward aratera imbere, ajya mu masezerano, ndabibona aragenda akomera. Ngiye kumva, genda buhoro. Ngiye kumva Edward ateye intambwe ya mbere, numva muri kabinete baramuhamagaye. Agitera iya kabiri yuzuza etaje. Murankurikira? Agitera iya gatatu abyara abahungu n'abakobwa beza. Noneho umuntu ufite ubwenge bw'isi buramubwira ngo reka mukumire hano. Noneho ubwenge bw'isi nangire mubeshere. Buriya mugo mubona Edward ko atera imbere, buriya nuko asambana na kana kumuha avantage. Buriya Edward ko mubona ari gutera imbere nuko buriya Edward ni umuriganya, yaribye ateruye amafaranga mu kiriya kigwege. Buriya ubwo bwitwa ubwenge bw'isi, aribwo bw'inyamaswa z'abantu bambaye umubiri ariko buhumekerwa n'abadayimoni. Ariko ubwenge buturuka mu ijuru, iyo Edward atangiye gutera imbere, ndavuga Imana ishimwe. Oh haleluya, Imana ishimwe. Imana imukomeze, Imana imurindireyo, Imana imushigikire, Imana ubwo ni ubwenge bw'ijuru. Iyo utangiye kubiba gutyo niko usarura gutyo. Abagalatiya ibice 6 kabose atakabaha lembroto masete. Shiraho Abagalatiya rabrababosende lembroto makato rabayanda lembreketele masoto. Abagalatiya 6:7. Nimuyobe barokore, nimuyobe mwigana, mwitoze ubwenge bw'ijuru. Nimuyobe. Imana ninegurizwa izuru. Kuko ibyo umuntu abiba ari ibyo asarura. Iyo ubiba uburiganya, byanga bikunze asarura uburiganya. Iyo ubiba urwango uzangwa, iyo ubiba urukundo uzakundwa, iyo ubiba kwemera abandi uzemerwa. Nimuyobe, reka dukoreshe ubwenge. Nimuyobe. Imana ninegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Ubiba umubiri nawe asarura. Ubiba amasaka asarura amasaka. Ubiba kwangana asarura kwangana. Ubiba guteranya arateranywa. Lembrakato sahanda. Mama sende. Icyo ubiba. Nyaganyeza umuntu ngo ubiba iki? Ariko nyegareze ongera umumba ngo ubibiki. Ashobora kuba atabyumvishe neza. Umubaze ngo se witeguye gusarura iki? Iyo biba kwica ubukwe bw'abandi ubwawe burapfa. Iyo bwiba kwirukanisha abandi ku kazi kawe kazumukareba.
iyo biba guteranya abandi bazaguteranya ubure naho ukandagira. Kuko Luka waravuga ngo mu rugero rukwiriye, rwuzuye, rusendere, urugero rwuzuye, rusendere, rucugushiye, rusesekaye. Uranyumva? No. Luka aravuga ngo mu rugero rwuzuye, muri bya bintu Imana ikugarura mu rugero, kuko iramultiplier. Iba wanganaga gake ikukubiramo kabiri. Mu rugero rwuzuye, rutsindagiye, rusendere, rucugushize, sendere. Nimuyobe! Vuga ngo nimuyobe. Nimuyobe. Reka tugaruke mu bwenge bw'ijuru. Ubwenge bw'ijuru avuga ngo iyo umuntu akugiriye nabi uramubabarira. Umwanzi wawe iyo afite inyota umuha icyo kunywa, iyo ashonje uramugaburira. Ngo kuko iyo utangiye kubikora gutyo, Bibiliya mu irundi rurimi rwa Bibiliya mu migani ngo uvushaka nk'amakara ukayashyira ku mutwe w'umwanzi we, kandi wowe utigeze uyamushyiraho umuha icyo kurya, ukamuha tuzi dukonje, fantiko cyangwa ikivuguto kiti. Haleluya. Murankurikira? Ariko hari umuntu nkuriza. Oh haleluya. Uraba iyo ubikoze neza. Oh haleluya. Ibitagombera amashuri, n'ibinagomba amafaranga, n'ibinasuzuguza ubikoze, nibarize. Gukoresha ubwenge bw'Imana ngo bisaba ibintu byinshi. Bankoresha ubwenge bw'Imana, bwuzuye kugira neza, bwuzuye kubiba imbabazi, bwuzuye kwihangana, bwuzuye gushyigikira abandi, buzuye koroha abandi bakazakorohera, buzuye kwemera abandi utabagaya bakazakwemera. Oh haleluya. Ariko mvuga iki uyu munsi? Yobu aravuga ngo sindi mubashinja ibyaha byabo, nubwo Imana imaze kubashinja. Ariko Mana barebe neza ubaha umugisha, ngo akibasengere, ngo Imana iramwunamura. Ngo Imana iramwunamura. Hari abantu banga kwita izina Yobu, ariko mujye muryita abana. Izina n'umuntu uzaza hano ngo nsengere umwana aje kumumurika, akaza mwita Yuda, nzambwira turihindura. Ariko Yobu nta probleme kuri Jeff. Yobu ndamwemera, barokore nemera Yobu. Ninde wagize iherezo ryiza nka Yobu? Ariko ino sawa nsomeye Yobu 40 hera kwicuma. Ndashaka kubakundisha Yobu kubera ubwenge bwinshi yari bwaramucunguye bumuvanayo, kubera ubwenge bw'ijuru bwamuvanye kwivu, yishimisha urujyo, bumusohorayo yongera kugira umubiri urembereye, bumusohorayo ashyumbushijwe kabiri, bimusohorayo abyaye abakobwa beza kurusha abambere, bimusohorayo afite abahungu beza kurusha abambere. Oh no. No, mwivu mu nzu ye yayubatse ryari, agisengera abagenzi bitwomeze. Baramuririra, batamuririra ababaye, baje kumuririra atezerewe. Niko abisi bamera. Komeza. Baramuririra, batangira kwishura ibirarane batakoze. Kuko iyo ugiye byo kugarurirwa n'ibirana n'abantu batakoze barabyishura. Ariko mwagiye muhishura. Vuga ngo n'ibirarane, ubwenge nibwo bucungu, ubwenge bw'umuntu nibwo bumukurayo. Umukiranutsi akizwa n'ubwenge bwe, ariko yakoze agatendo mu mwuka gusengera abanzi b'umugisha. Haleluya. Gusengera abanzi b'umugisha bitumana n'abatigeze bamusura baza kumaraho ibirarane. Ntukajye utinda ku bantu batakumva none, ntukakomeretswe nabo, aho gusaba Imana ubwenge, kuko Imana yakwibutse. Baza kurira ya Mariya bagomba kurira cyaje, ariko bakayarira, ariko ukabareka bakayarira, ariko bakayarira useka, ariko komeza. kandi baramuhumuriza, kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose. Umuntu wese umva amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. Reka njyane n'umuntu buhoro.
ntukenere ko so wanyu ari bukugirire neza utaragarurirwa igihe kitarigera. Uzaba wongera ibikomere mu bindi. Ntugakore ikosa yo gushaka ko abantu bakugirira imbabazi igihe kitaragera, kugeza igihe uri bukoresha ubwenge nk'urufunguzo rw'ijuru. Iyo umuryango wakingutse batangira kukugirira imbabazi, kandi mu gihe cy'imbabazi batigeze baboneka. Nye pastor, nta muntu ukinsura, nta muntu nje nagiriye neza abantu, nta muntu unyitura neza. Pastor, jewe ndakomeretse. Uzakomereka igisebe kizemo amashira, imisonga ikwice, upfe tugushingure. Ariko umunyabwenge, umukiranutsi azakizwa n'ubwenge bwe. Akora akantu mu mwuka, arahaguruka akavuga ngo ibi ngibi abandi ntibarabikoraho. Je ndabababarira tu. Mana bamera umugisha kuko bakora ibyo batazi. Ariko muza agatendo se yakoreye ku musaraba, bamukubise aba ngo Mana bababarira kuko batazi ibyo bakora. Mana, ariko uriya mugabo yari afite ubwenge kandi yitwa bwenge. Uzi icyo yakuyemo? Ngo yahakuye izina riruta ayandi mazina. Amavi yose ategekwa kumupfukamira. Uhereyeyo bo muri mu ijuru uretse data wenyine, ibisigaye birapfukama. Ye na mwuka wera yenda kubye, ahamya we, aramya we. Hepfo hariya bapfukamira Yesu. Kuko mu gihe 10 twaga inkota yaravuze ngo Mana bababarire kuko batazi. Ako ni agatendo. Vuga ngo ubwenge, vuga ngo ubwenge, vuga ngo ubwenge. Ukabayanda ugize ngo Ana yapfuye kubyara, vuga ngo yakoze agatendo k'ubwenge. Ariko abarokore mwagiye muhishurirwa. Uyu mugore buri mwaka yajyanaga ibitambo byikubye kabiri ku bya Penina, akabijyana ibindi bakabikongora bakabishyira mu bubiko. Buri mwaka agakora urugendo agiye Yerusalemu. Umunsi umwe aravuga ngo ndashaka gukora agatendo. Ajya imbere y'Imana aravuga ngo Mana, ubu ngubu nje gukora deal. Naritegereje mbona ibintu bitagenda, nguhe. Ariko hagati aho yanda yarizi birabifungutse. Kalkiri nguhe kuko ikibazo mfite nuko inda yanjye yazibye. Ariko numa nkaguha urabusize ufunguye, ibyo nshaka ndabibona aha. Ariko barokore bene ubwenge, umukiranutsi, vuga ngo umukiranutsi, umukiranutsi akizwa n'ubwenge bwe. Ariko ndabwiriza bari hano, vuga ngo umukiranutsi nangwa akizwa n'ikigare, akizwa n'ubwenge bwe. Vuga ngo Mana wambabare ukamaho ku bwenge. Buri situation ikakaye urimo ikeneye agatonyanga ku bwenge bumanuka. Ndavugana n'abantu. Burya iyo wamaze guhabwa ubwenge ubukeneye akandi kantu kitwa kumenya. Ushobora kumenya kubiba, ariko kumenya bukakubwira aho babiba. Kuko ababiba bose ntibasarura. Ariko ndavuze kuko umenya igikorwa, kubera ko hari inzugi zimwe kugira ngo urufungure bisaba gukaraga kenshi. Hari rimwe, hari kabiri, hari gatatu. Kumenya bikubwira ngo urazengurutsa gatanu. Kumenya birakubwira ngo ahangaha. Ndavugana n'abantu murankurikira. Kumenya birakubwira ngo ubwo ngiye gusenga ayangaya ayo kubohora ibingi sindi bukore iminsi 40, ndakora iminsi 7 kandi senga saa 5 kugeza saa 8 kugira ngo imiryango y'igifungwa ya masaha inyingukire. Yasenze, ariko kumenya bimworiyanse neza, bimubwiye igikwiriye mu gihe. Yego arabizi ko gusenga ari intwaro, ariko kumenya bimubwira aho ari bikoreshereza. Ariko ndavugana n'abantu.
Yesu ashimwe cyane. Vuga ngo Mana mu bwenge no kumenya, mu mwuka w'ubwenge no kumenya. Ariko ndavugana n'abantu, ushobora kumenya igihe cyo gukora ubukwe ariko ukakiramo kubera kutamenya, ukanduza fondasiyo hakiri kare. Yego ukarujyamo ariko ukarubabariramo kuko wabuze kumenya. Ndavugana n'abantu bari hano, reka ngaruke. Ushobora kubona ubwenge bw'Imana utagira umutima umenetse. Bwira umuntu uri hafi ngo ntushobora. Ariko se ndabakerereje ibi mbaha biruta byagurwa amafaranga, kuko hari umuntu byakura ahantu. Vuga ngo ntushobora kubona ubwenge bw'ijuru udatunze umutima umenetse. Bwira umuntu ngo igituma umuntu yakira ubwenge bw'ubumana bibanzirizwa no gutunga umutima umenetse. Vuga ngo umutima umenetse. Vuga ngo umutima umenetse. Mwuka wera mfashe nsobanure ku mutima umenetse. Zaburi ya 34 murongo wa 18. Gutunga umutima umenetse. Dore ikintu gihenze, umutima umenetse. Iyo umuntu afite umutima umenetse, nango wita ku cyubahiro cye, ahubwo ubona gukomera kw'Imana, ubona gukiranuka kw'Imana. Nta bwibone bukoreramo. Iyo musaba gushira inda hasi ayishira hasi, kuko umutima umenetse ukubuza kwakira icyo data avuga. Abantu benshi barakijijwe ariko babuza umutima umenetse. Imana ibwira Ezekiya iravuga ngo nzabakuramo imitima ikomeye nk'amabuye, nzabashiramo imitima yoroshye nk'inyama, indanza zaminjagiraho amazi, kugira ngo mushobore gutunga icyo ndi guteganya ko nishobora gukorana namwe. Narabakura imitima ikomeye nk'amabuye ngo mbatereke. Hari abantu mfite mbana nabo, ngendana ndetse no muri Montol, bahagamye ahantu bazira imitima yanze kumeneka. Iyo umutima wamenetse nanga umuntu yisobanura ariyoroshya. Vuga umutima umenetse. Umukiranutsi, abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago. 19 Bibiliya imirongo kubera izindi mizi. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Vuga ngo aba hafi. Aba hafi. Suko abumva gusa, aba hafi ya. Amen. Simvuze ngo arabumva ariko yibera hafi ya. Amen. Ashobora kuba kure y'abantu benshi ariko akaba hafi. Sinzi bamvuga ibyo biyumvikana. Ariko uzi Uwiteka yabaye hafi yawe, uvomera hafi ubwenge. Guteshwa bituruka hafi, guhumurizwa biba hafi. Ngo aba hafi y'abantu batunze imitima imenetse. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Igihe kimwe Yesu yaravuze ngo barahirwa abazagwa kuri iryo buye bazavunagurika, ngo ariko abo rizagwaho rizabahinduka. Urahiriwe n'uwikubita kuri iryo buye ukavunagurika ukamenagurika, ariko uhuye n'ishyano wowe ukomeza umutima, umunsi rizakugwaho uzahinduka ifu. Kuba abo yavunaguye arabunga akabaha forme ababyeyi batabaha. Kubera ko Imana itagigabana n'umuntu icyubahiro, nangwa ishobora kwirata ibyo wigejejeho, irakureka ukavunagurika, ikiyubakira igatanga forme. Ibyo bigahimbaza izina ryayo. Ibyo bikoreka gusa kubemeye kumeneka. Iyo umuntu wamenetse asenga urabibona. Niyo umuntu ugagaye asenze, Yesu yaravuze umwe asenga kubita, undi akavuga ngo ni wowe gusa.
vuga gutunga umutima umenetse, vanga umutima umenetse. Uyu mutima biroroha kwihana, biroroka guhinduka agafata forme ya Yesu, agasa na Yesu facilement, atsindwa n'ijambo na kerensi. Hano dufite abantu y'ubwirije baragenda bakagushyira ku munzani kandi bagacererwa, ariko yashakuje cyane. Urikerereza, umutima umeneka, wakira ijambo rikaryoha. Sinzi impamvu vuga ngo umutima umenetse, cyangwa nibeshe ko batari hano bari mu Buhinde. Umutima umenetse, no mu Bushinwa. Umutima umenetse, umutima umenetse, umutima umenetse ni ubutunzi bukomeye mu bwami. Oh no, umutima umenetse. Njya nkunda kubwira abantu n'amavuta y'umwuka wera najyaza ku bantu bose, aza ku mutima umenetse, kuko amavuta aranena. Nubwo twagusuka mu icupa rya olive oil ryose tukarisuka ku mutwe niyafata, ariko umutima wakira, umushyiraho ikiganza ukakira. Nubwo wasigaho akatonyanga gusukagira gutya, birinjira, kuko umutima niwo wakira. Mu ntumwa 12 zose nizabonye amavuta. Hari abategereje Pentecote, ariko ba Paulo, ba Yakobo, ba Yohana, ba Boarnega bari abantu bamenetse kuri Kristo. Umwe baramubwira ngo, abwira Yesu ngo twakuvaho tukajya he, ko ari wowe ufite, wari umutima, yari expression y'umutima umenetse. Yohana avuga ngo jewe nta handi nshaka kwibera ni mu gituza cya Yesu. Yahoraga yiryamiye. Yakobo babwira Yesu bamwimye icumbi Samariya, aravuga ngo reka twohereza umuriro. Batinyuka gute gukora kumwa, turohereza umuriro, ko bari bazi ko na wundi uruta Yesu. Ariko abandi harimo ba Thomas bashidikanyaga, akavuga hajya ngo barozotse zana ikiganza. Babanagana, turebe nicyo kubirenje, no mu mbavu ndakorayo. Ariko bari intumwa, ariko ba Boarnega bakore mu mavuta bandi batakoreye. No. Ba Boarnega n'abagabo n'abagore bafite imitima imerete, byorohera umwuka wera kuzuza. Abo banakira ubwenge. Watabusaba twese, ariko bumanuka umutima umenetse, utagira ishyari, utagira igomwa, wemera gutsindwa. Niho ibintu by'Imana. Abantu boroshe nibo bakomera mu bwami bw'Imana. Abantu bakomeye bakagaragara nkaho bari vulnerable. Njya nkunda kubwira abantu, haguruka bonjour. Mu mwuka iyo umuntu hagarara, fata imbaraga kabisa, hagarara. Iyo umuntu yikomeje araruha, ariko umwuka abahanga iyo musunitse imanure buhoro. Manuka hasi gusa buhoro, imanukire hasi. Sindi yo gusunika ndarengana nkajya kugwiriye, kubera ko ndakoresha imbaraga ku muntu udashaka gukoresha imbaraga. Ari imanukira buhoro ukubita igikuta. Mu mwuka ubwo nibwo bwenge bw'ijuru. Ubwenge bw'ijuru burimo koroha mu mutima. Nitworoha ku cyaha, ariko tworoha ku bya kamere. Vuga ngo umutima umenetse, vuga ngo umutima umenetse. Umutima umenetse ni utuma igikundiro cy'Imana kikuzaho nka Esteri, bamubona mu bandi bakobwa akabona aruta abandi. Umutima umenetse utuma Imana ikwishimira, utuma Imana igutiza amaboko, utuma Imana ikubera imbaraga, utuma Imana igusukaho ubwenge. Umutima ndasoreza ku cyanyuma, ndashoje. Najya kubaraza, nari nyuzuriranye no kuvuga, ariko reka nsoze mvuge kanyuma, sibyo? Mvuge kanyuma. Vuga ngo ijambo ry'umuhanuzi, vuga ngo ijambo ry'umuhanuzi, vuga ngo ijambo ry'umuhanuzi. Bivuge cyane ngo ijambo ry'umuhanuzi.
some ya Hosea 12:13 ndashaka kuvuga nsoza. 13 Hosea umunsi 12:13. ndaryohewe ko nigishije. Ndaryohewe. Hosea 12:13. Aha. Yakobo yahungiye mu gihugu cya Aramu. Yakobo yahungiye mu gihugu cya Haramu. Isirayeli atendera umugore aba umushumba w'intama. Israel atendera umugore aba umushumba w'intama. Kugira ngo abone uwo mugore. Kugira ngo abone. Hosea. Nibyo. Hosea 12:13. Hosea 12:13. Ndebera neza. Nibyo rwose. Somera urangiza uwo murongo. 14. Uwiteka yavanye Isirayeli muri Egiputa. Imana ishimwe, mfite intambara negura mu Bibiliya y'Igifaransa. Imirongo iragenda ikanyurana, usanga umurongo umwe uri munsi y'uwundi. Yesu aguha umugisha. Aha. Uwiteka yavanye Isirayeli muri Egiputa. Uwiteka yavanye Isirayeli muri Egiputa. Abitegetse umuhanuzi. Agize gute? Abitegetse umuhanuzi. Abitegetse umuhanuzi. Aha. Kandi umuhanuzi niwe wamurindaga. Kandi umuhanuzi niwe Kandi umuhanuzi niwe wamurindaga. Imana nubwo ishobora byose kugira ngo ikure Isirayeli muri Egiputa yari ikeneye umuhanuzi. Kandi uwo muhanuzi niwe wamurindaga. Ndashaka gusobanura aya magambo nyavane. Somera Ibyakozwe n'Intumwa 7:35. Ibyakozwe n'Intumwa 7:35. Ibyakozwe n'Intumwa 7:35. Ijambo ry'Imana riragira riti, uwo niwe Mose wa wundi banze. Uwo niwe Mose wa wundi banze. Bagize gute? Banze. Bakunze? Banze. Bati ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza? Ninde wakugize umutware cyangwa uko wishiraho nawe? Niwe Imana yatumye kuba umutware n'umucunguzi. Uwo niwe Imana yakoresheje kuba umutware n'umucunguzi nubwo yari umwana w'umwicanyi. Yari afite ubusembwa uriya mugabo, ariko niwe Imana yatumye uko yari ameze n'ubusembwa. Umutware n'umucunguzi. Abihawe n'ukuboko kwa marayika. Abihawe n'ukuboko kwa marayika. Uwo wamubonekereye mu gihuru. Wamubonekereye mu gihuru. Ndashaka kuvugana n'umuntu uri hano. Ushobora gusenga ariko ijambo ry'umuhanuzi Imana yaguhaye rigira uburemere kurusha iminsi 40 y'umuntu. Nubwo nasenga, genda umuntu usenga, ngira umunsi wo kujya ku muhanuzi wanjye ngo yature ijambo. Nangwa nzi cyane. Iryo banga ndarizi. Ndashaka kubabwira ibanga. Mwuka wera mfasha agira umuntu uri bunyumve. Igihe Samariya hategwaga na crise economique. Bintu bimeze nabi Samariya. Batakigura inyama, basigaye bagura amahurunguru muri supermarket y'inuma. Bari bategereye ijambo ry'umuhanuzi. Munsi yahagurutse aravuga ngo ejo nk'iki gihe ekonomi y'igihugu yarahindutse. Nango yigize ikoresha abanyabwenge, yakoresheje umuhanuzi w'icyo gihe. Ijambo rye rirasanzwe kuba ryakira rikora ibintu. Kuko ndavuga amagambo yoroshe, ntukaraba ibintu bimwe. Igitangaza cyabaye muri Isirayeli kimwe nazibagirwa ni Yesu kugera iwabo ntihaboneka ikintu kihaba. Kimwe cyabaye ku buzima bwa Yesu. Kimwe nuko Yesu yananiwe gukora igitangaza ari Imana.
bimunanirira iwabo kubera ko bari muzi ku ibarizo rya Yosefu. Mvugana n'umukristo w'umunyabwenge, ndavuga kuri bwa bwenge, ujye uzirikana umuhanuzi Imana iguhaye. Sinkubwiye kumuramya, sinkubwiye kumusenga, ariko ujye uzirikana ijambo urishyigikire. Sinzi ibintu mvuga ko byumvikana, ndabivuga neruye, ndabizi ababyakira birabakorera, kuko hari igihe tugira agahinda cy'abantu badatabarwa kubera gukerensa. Abakeresheje mu gihe cya Mose baguye mu butayu bose, nta n'umwe wabonye amasezerano. Ariko iyo ushoboye kugendana n'umuhanuzi, ntabwo mvuze ngo marayika, umuhanuzi. Umuhanuzi ni umuntu wese Imana iguhaye kugira ngo akugaburire iby'ubwami. Ni umuntu wemera kuba akanwa k'Imana ku buzima bwawe. Abaheburayo, ndavuga ibingibi nshize amanga kandi mbivugira muri Mount Olive. Abaheburayo 13:17 byanditswe birambwira, mububahe kuko ari bo baba maso, barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Umushumba w'iri sezerano ni Mose wo muri iriya sezerano. Barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Ngo kuko kutabumvira bibatera kubikorana kango nonwa, kandi akango nonwa katagira icyo kumarira mwebwe. Ibi ngibi ntibikangwa n'ubumenyi wagira, bisaba ihishurirwa ry'ubumana. Ndavugana n'abantu, ndatsindagira aya magambo mbizi ibyo mvuga. Bamwe kuba duhagaze hano nuko hari umuhanuzi twemeye, tukamwizera, tukambara mu kigari, tugasohokana ikintu kuko twacyemeye, turacyuba. Ariko ndavuze none, nango Elisa yigeze aba Elisa ko yarazi guhinga, nuko yemeye gukurikira udafite gahunda, abona gahunda mu buzima. Nongere mvuge Ingoma za 2:20 ndashoje. Ingoma za 2:20. Umupasiteri umwe aherutse kumamagara ambwira ngo pastor nsengera, ni inshuti yanjye cyane, mfite ikibazo. Namuhaga ubuhamya bw'umuntu Imana yakoreye igitangaza hano, wari umaze imyaka 6 yarabuze urubyaro. Turiho kuvuga uburyo Imana yari ukuntu yatwumvishije, hari abantu yahaye abana. Mubwira ngo ariko naratangaye, uwo ngowe twasenganye bisanzwe, natura amagambo ku buzima bwe bisanzwe, mucisha muri Placidie ya Deliverance bisanzwe. Arataha arasamaniye, abimenya nanjye nabyo narinzi kuko yagendeye mu ijambo. Nyuma y'amezi 3 aragaruka aravuga ngo ndatwite, mfite inda y'amezi 3, ubu ndumva ari nk'arindwi. Ariko nta kindi arambwira ngo pastor ko bene ibyo byarangiye mu cyace yanjye ko bitakibaho. Pastor biraterwe, naraguye, nasubiye niki. Ndavuga barakumenyereye, ariko aho uzajya bazakwemera, ibyo ufite bizababeshaho. Ni inshuti. Arongera amamagara umunsi wa 2 ngo ngarusubiramo amagambo wambwiye ejo. Namubwira nuko bamenye maze iminsi ibi mbabwira kuko biratubabaza. Iyo utatabaho biratubabaza. Ndatanga ubuhamya kuri Christine. Iba hari umuntu ubonye ibitangaza, narabonye mama Christine, nanejeje kuko kumubona. Iba hari abantu mbonye babona gukora kw'Imana birenze ibyo mbwira mwaturaho, nabyatiye ku bantu benshi byanze. Njya nibuka umunsi umwe, sinzi ko wabizi, ndamubwira, yambwiye ngo araribwa cyane umugongo, yari Dakar, amamagara ari Dakar. Arambwira ngo pastor ameze nabi no guca muri MRI byanze. Ndamubwira bivemo byose, nugire ubwira tega indege uzi Kigali. Nta mafaranga namuhaye, atega ku mafaranga bitari kuri gahunda, azi Kigali, dusengana bisanzwe. Umunsi wa 2 azayitwa, byaje bamufashe.
umunsi wa kabiri aza yitwaye, icyo cyumweru arafata indege asubira kuri meme hospital. Ibyo namubwiye mbibwiye benshi byanze. Ikindi gihe amamagara ari Niger, mumbabare kuvuga ibi ngibi ndavuga umutima wanjye, ari Niger, arambwira ngo pastor bansuzumye kansere y'umura, inkondo y'umura, bagomba kunkora operation. Ndamubwira nayo na kanseri Christine. Ndamubwira kanseri Christine nayo urwaye. Aranyumva, tutangira gukorana amasengesho, tutangira gusengana amajoro. Twasenze nk'amajoro angahe. Umunsi muvamo narabimenye, ndanabimubwira. Zari na sign zabaye. Atega indege azi Kigali, akora control n'uyu munsi na kanseri afite. Natanga ingero nyinshi. Ikibazo sinanze, genda umuntu ukundana n'abantu, ariko basi wakubashe office ikagukorera tu, ikagukorera. Nangwa ari ya Jeff, nakifasha Jeff, ariko we yagukorera. Ikintu mvuga kirumvikana. Nango nayirya, ariko Imana nango ishiraho ngo umuntu yibone. Oya, ishiraho kugira ngo umuntu asohoze umurimo wayo. Kwihuza nabyo biroroshye, sinzibona Jeff rwose. Mudayimoni nafite kurwana nayo ubwibone nihari. Uko niko kuri. Nigisha n'aya magambo nyumva n'umutima ukiranutse, kuko mfite agahinda. Hari ibintu bimwe ndota kubona biba, ukabona abantu barakurebera muri logique. Si Jeff ndi umukozi w'imbura mu maro, ariko office niyo Yesu ashigikiye. Sinzi icyo mvuze ko cyumvikana. Bamwe turabakozi bimbura, mbivuge ku cyumweru, ariko icyo dukoresha n'imano yanyu si ya Jeff. Ko birava ngo buri umwe agira ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Iyo nkurambitseho ikiganza ugakira, ni Job ukize, ndigikoresho. Somera Ingoma 20:20. Ndashoje, nta n'undi busengere, nashaka gutangira message, ndabwirije. Amen. Amen. Ndabwirije. Ingoma za 2:20. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati, Yehoshafati umwami wa Israeli arahagarara aravuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda, namwe abatuye i Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu, mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo, mubone kugubwa neza. Kugubwa neza k'umuntu. Ngeri umuntu ngo kugubwa neza k'umuntu bijyana no kumenya umuhanuzi wawe. Kugubwa neza k'umuntu. Ndashoje, iryo ryari ijambo ry'Imana, ngira ngo ari ibindi. Nivugiraga imfunguzo. Umuntu kwaturaho ijambo nangwa akomeye, yasigiwe kubikora ku buzima bwawe. Icyo ubushaka no kwakira icyo kintu ucyubashye, ugihaye agaciro cyonyine. Bivuga ngo ucyubashye, ugihaye agaciro. Hari umunsi Apostle Gitwaza agiye kuvuga ngo je ni na wundi muhanuzi kuri mwe. Barabikomanta, na wundi muhanuzi wa Zion Temple niwe. Nanjye mbivuge bazabivuge. Uwa hano nanjye niki. Nangwa ari ubwibone ubwo n'inshingano izo ni inshinga, nango bimukomeza nimugire ikindi kintu, ahubwo nuko wahawe akanwa ko kuvuga umugisha ku bantu, nta kindi. Murankurikira, mujye mutandukanya ibyubahiro n'inshingano z'ubwami. Ndashaka kuzigisha ku kintu cyitwa imihamagaro 5. Nangwa ari icyubahiro n'akazi, kuko icyo Dr. Kora n'akazi.
atagakoze ntitwabaho, amatungo yacu yashira mu gihe gihagazemo. Murankurikira? Ariko biriya bimuha kudukorera, wabimwubahira ukabimushyigikira, ubukoze kandi ubukoze n'icy'Imana. Murankurikira? Yesu nashimwe. Ndavugana namwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ndavuga mu Faransa yavuze ngo le linge sale se lave en famille. Hari ibintu tumesera hano, aho kugira ngo uzenguruke umuntu akubeshya ngo uri pastor we, afite abahanuzi bo munsi y'umwobo, afite abo ku musozi, afite abo ku nkengero z'umusozi, bose baramupakira kandi yuzuye confusion, kandi arazanga umurambikeho ikiganza. Niko ibibazo byikubishura igihumbi, noneho ukabikibazo ngo pastor ko tusenga nibikora, nango bizakora kugeza igihe uzipozisiona. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe, haleluya, Yesu ashimwe, haleluya. Reka duhaguruke twisengera Imana. Navuze imfunguzo enye. Iya mbere, kwisubiraho. Ushobora kuba warakerekeje ibintu bimwe ariko wakwisubiramo. Ushobora kuba warakoresheje ubwenge bwawe cyangwa ubw'isi, basaba Imana ubwenge bwayo. Ushobora kuba waragenze n'Imana uzi ko uri bukoresha umutima ugagaye utamenetse, Imana iri bukore bikaba byaranze, wasaba Imana umutima umenetse. Yesu ashimwe, oh haleluya. Kandi ikaguha ubwenge, ikaguha ubuntu, ikagushyigikira ikiganza cyayo. Ugomba guhagarara n'umuntu Imana ivuga kukwaturaho ijambo wabisigiwe, ukaryakira, kuko nango azakuvuma. N'umunsi azakuvuma uzabyange, ariko nakigusabira umugisha uzakira umugisha w'Imana. Kuko zamura amaboko dusenga. Ariko ndigishije ndanezerewe. Nani sengesho rinini tugiye gusenga. Zamura amaboko dusenga Imana. Sengana navuga data mu izina rya Yesu. Uyu munsi maze kumva ijambo ryawe, ndakwinginze ungirire imbabazi. Hari ibyo nyazwe byinshi ndifuza kugarurirwa. Ndakwinginze ungirire imbabazi Mwami. Ume kwisubiramo, ume kugira igihe cyanjye nanjye cyo kwisuzuma, cyo kwiyinira. Unyize kugendera mu rusaku, mu kavuyo, kugira ngo nisobanukirwe. Mana yanjye, Mwana wanjye, ndagusaba umwuka w'ubwenge. Reka itabaza ryawe rirasira umutwe wanjye, uhumekere mu bitekerezo byanjye, mu bwenge bwawe. Ume kumenya, ume gutunga umutima umenetse, ushobora gutunga ibyawe Yesu. Mbashe kugendana nawe, mbashe kugarura byose, mbashe kugutunganira, mbashe kukunezeza, kugira ngo umbere amaboko, umbere ubufasha, umbere imbaraga, kugira ngo ikiganza cyawe gikomeze kuba kuri je. Ndagusaba umutima woroshe nk'inyama, mu mutima woroshe nk'inyama. Mana yanjye, Mwami wanjye, nkura mutima ukomeye nk'ibuye, umutima musha, umutima woroshe, umutima wakwakira ibyawe, umutima waheka ubutunzi bwawe, umutima waheka imbaraga zawe, umutima waheka ubwenge bwawe, umutima waheka gufasha kwawe. Mana, mu mutima umubwenge Mwami, umubwenge Mwami, ume kujijuka, kugira ngo ushobore guhagararana n'umuhanuzi wanshize imbere. Mana yanjye, Mwami wanjye, ndagushimiye. Ushobora kugira ijambo rimwe abiri ubwira Imana dusoza. Lembroto makatora balaba rebrondo malembra babosende lekuri brababo yande lembroto masata. Oh kabose lembra katora bayande lembroto malembra katora babababababa sende yelembra katora bayanda. Mana yanjye, Mwami wanjye, ndi imbere ya ndasenza umuntu wese wicaye muri aya materaniro waje Mana ye
gutaha nk'uko yaje. Mana ndasenze ngo umugarurire byose, umugarurire byose, umugarurire bose, umugarurire ibye byose. Mana yanjye, waravuze ngo uzadushumbusha imyaka yariwe n'uburima n'akagungu n'ubuzukira. za ngabo waduteje wabikoreye y'ubu. Mana ndasenze ngo utabara umuntu uri hano. wabikoreye Mana yanjye Marta na Mariya, ubagarura musaza wabo waheze mumva maze kubora, agaruka ari muzima. ndasenze mpagaze kuri ruhimbi, umukobwa n'umuhungu uri hano umugarurire, umugabo n'umumama uri hano umugarurire gitare cyanjye, umugarurire byose. ndabigusaba, ndakwinginze ngo umanure ubutabazi no gufasha kwawe, kandi uduhe imitima, umutima w'ubwenge, umutima ugutinya, umutima ukubaha, umutima wirinda Yesu, kugira ngo tugendane ubutunzi bwawe n'imbaraga zawe. urakoze kunyumva no kubikora. nsengeye buri muntu uri hano umugisha, reka kugirirwa neza n'imbabazi bawe na buri muntu. umurwayi uri hano umukize, imbohe uri hano yibohore, kandi mwami niwari uboshe mu bitekerezo abohoke, abone umudendezo wa kwakira ibyawe. nsabye umugisha mu izina ry'umwami n'umukiza Yesu ndasenze, amen, amen, amen.